n'amagambo hari hanze amakrize n'ibi bavuga ngo Yesu araje agasubizwamo imbaraga agahaguruka agatanga haleluya nta kibazo n'ingundo mukana hano hatanago topic y'igiterane cyangwa insanganyamatsiko y'uzahishuwe igice 22 umurongo wa 12 aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Niyo nsanganyamatsiko y'igiterane. Amen. Amen. Reka dusome hano twongere kuri icyo urwandiko Pawulo yandikiye ab'Iroma akibasoma ibice 13 umurongo wa 11 n'umubare basoma mu Efeso ibice 5 umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo nuko muje mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye dore agakiza kacu karatwegereye kurukigihe twizeye ijoro rirakuze urenda guca nuko mwiyambure imirimo y'umwijima twambare intwaro z'umucyo. Abefeso Bibiliya ngo icyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuve Kristo abone ko akumurikira. icyo kimwe kirarangiye. Cya kabiri amazina nitwa Bizimana Patrick, ndi umupapa nubatse umudamu n'abana. Bana yaduhaye umugisha w'abana, dufite abana 8, abahungu 3 n'abakobwa 5. Zengera mu itorero rya Fosquare Musanze, iyo umushumba Desire Ngosa Kibinda n'umushumba mukuru w'itorero. Turi hano ku mpamvu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Umuryango urabizi ko ndi hano, itorero urabizi ko ndi hano. Rero ndashimira Imana yabikoze abana bacu. Amen. Gikurikiyeho ndashimira ubuyobozi bw'itorero burangajwe imbere n'umushumba biciye muri korali Mose kabave hasi tubivuge bahagaze kuko kubashyuriro cyane ayo mashini yakomeye cyane. Bari tuvuze ngo turashimira ubuyobozi bw'itorero biciye muri korali Mose 2024 tariki 9, 10, 11 nibwo hari hateguwe ikintu giterane. Mu cyumweru tubiruzemo amakanisa ahita afungwa mwese murabizi. Ubu imyaka 2 yarishize. Ejo bundi duhuye na Vice President ambwira ko bafite gahunda ya kigiterane none bifuza ko tuzabana. Ndabwira dufite gahunda nyinshi ariko dukomeze tubisengera Imana wenda bizakunda. Hashize ibyumweru 2 ushobora kumpamagara ambwira ko igiterane kandi abantu bifuza ko tubana. Rero mushumba mubyubaye byayo duciye bugufi turabashimira. Hari igihe abantu bashobora gutegura igiterane muri itsinda runaka rikorera mu itorero bakifuza gutumira umuntu bamuzana mu buyobozi bw'itorero, ubuyobozi bw'itorero bukabyanga kubera impamvu runaka. Ibyo bibaho baravuga tuma turabizi twera duhura nabyo, ariko turashima Imana ko ibyifuzo by'abana babagejejeho n'uwo bifuza ko babana. Sinzi impamvu babisemo bavuga ubutumwa benshi bari mu gihugu ndetse no hanze. Niko umuvandimwe yabivuze buriya
iyo Imana itunze itoroshi bituma abantu bakubona. Kuba rero bavuga gutuma benshi bari mu gihugu ndetse no hanze, kuba itoroshi turiho nawe ukatubona ukaduturira mukabiha abashumba bakabyemera, tubishimira Imana. Imana ibaho umugisha. Amen. Iki hasi kadukomere Imana amashyi. Impamvu z'umwanya tutagomba kurya byinshi, bari kuvuga byinshi by'amashimwe, tubashimira uburyo mwatwakiriye, mwatwitayeho mu buryo bwose bushoboka. Niko narivuze, kubera impamvu z'umwanya twari kuboneka. Ushize nari i Huye, ukurikiyeho nari i Nyanza, ubu turasoza amateraniro ndataha muri kabiri, igihe cyose arangirira. Nabo sindararambwira, ariko mu gitondo nazanirwa imodoka ntaha. Ku wa kabiri nzanirwa n'abana dukina, ku wa gatatu nzatega imodoka nje mu Bugande mfite igiterane nzaza ku wa cyenda. Izo ni impamvu nyine z'akazi. Uyu muntu ndawukunda, isaha yose bambwiye ndagenda. Umuryango wanjye urabizi ko umuhamagaro bikora bikunze, si ibintu hatima. Uko ihari yari imeze kose ndawukunda kandi mukora Imana ishaka ko mukora. Rero uburyo mwatwakiriye, ndashimira muzehe muganga, nayo namuyobowe sinzi uko twaje kuganiriza nawe mu kwibuhira iwacu. Yatwitayeho hamwe n'aba bana. Imana ibahomushe kuba uko babivuze wese akazi. Bibiliya ngo babasize byose ku izina ryacu ngo bazahabwa icyo ihari. Rero Imana ibahomushe hamwe n'abandi mwese bafatanyije. Aba bana ntacyo bakora bitabashyigikiye, imbaraga zabo ni mu maboko yabo. Ku bw'ibyo byose, ku bw'ayo mashimwe yose, reka dukomere Imana amashyi twese. Tugiye gusanga ijambo ry'Imana. Batubwira, baduhaye insanganyamatsiko y'igiterane ivuga ngo muri iki cyanditswe byahishuriwe 22:12, avuga ngo dore naza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye ibyo yakoze. Kubera impamvu z'abatarabonye umwanya wo kuba hano, kubera impamvu zabo bwite cyangwa kutabyitaho, nabyo birashoboka. Hari igihe abantu bateguye ibiterane nk'uku kw'abana ngo ni iby'abana, ariko ndagira ngo babwire muze muba hafi y'abana. Nk'aya masengesho bakoze, timu y'abamama mwari gufata komite bakaza mubana n'abana, mukareba uburyo basenga, mukaberekera, bwaca abandi bangahe bakaza bakabana nabo, abasaza nuko. Ababikoze rero Imana ibahomushe. Ubutaha nibiba mujye mwitabira amateraniro. Nta materaniro y'abana aho, nta y'abadamu aho, amateraniro twese kugira ngo tubashe kugabana. Amen. Hanyuma iki cyanditswe bakiduha, twaragisomye turasenga, twakuyemo amagambo ane. Haravuze ngo ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amagambo ane twakuyemo nabi. Ndaza vuba ni umuhemba, ni umuntu uje kuzahemba iriya ngororano tuvuze. Ijambo rya kabiri ni uhembwa. Ijambo rya gatatu ni igihembo. Ijambo rya kane azaba aje guhemba kubera ihemba, kubera imirimo dukora. Uhemba ninde? Ni Imana. Azaza ryari? Ntitubizi. Kubera izo mpamvu ko tutazi igihe azazira, niyo mpamvu dusomye aya magambo. Ndaza vuba, ntituzi ko azaza ryari, ariko birasaba ko tugomba guhora turi maso kugira ngo twebwe tuzahembwa tutagira ibituvutsa igihembo, tutagira ibiturangaza mu mirimo dukora, kugira ngo uriya munsi niwagera tuzahembwe. Ibyo twarabivuze ibintu zishimye cyane. Icya kabiri twavuze ku cyitwa uhembwa. Uhembwa ninde? Ni njyewe nawe. Tuvuga indangagaciro ziranga, kuko ndabaheza revision kugira ngo tuze kwinjirana mu byanditswe namwe mudasigana.
ariko iyo byari kuba ngombwa mukishura kubera ko mwakesha tugiye kubishyira amasomo yose niho. Amen. Amen. Uhembwa ninde? Ninjye, ni wewe. Twavuze ibintu byerekana umuntu ugomba guhembwa. Twaravuze ngo umuntu ugomba guhembwa agomba kuba ameze ate. Twavuze ko icya mbere asabwa kwirinda. Kugira ngo umuntu ahabwe igihembo asabwa kwirinda. Asabwa kurinda iki? Twaravuze ngo asabwa kurinda amaso. Ukamenya ibyo ureba, ukamenya ibyo ugaburira amaso, ukarinda amatwi, ukamenya ibyo wumva n'ibyo utumva, ukarinda akanwa kawe, ukamenya ibyo uvuga n'ibyo utagomba kuvuga. Ibyo twabisobanuriyeho cyane, kuko nabahaye urugero, iyo umwana arwaye bwake ntabwo bazana shisha kibondo ngo bayimusige umusatsi kugira ngo ubashe guhinduka. Icyo bazakora ni iki? Barakimuramiza akakima, nyuma y'ibyumweru bibiri mukabona umusatsi utangiye kugarura ishusho yawe ukirabura, mukabona rwagoya rwashize. Iyo nababwiye ngo iyo ugaburira amaso yawe ibintu bigera mu mutwe bikagera mu mubiri bikaguhindura, icyo gihe usanga mu minsi mike umuntu yahindutse. Kubera iki? Niyo mpamvu nababwiye ngo murinde amaso yanyu, mumenye ibyo mujyaza mureba, mumenye n'ibyo mwumva, mumenye n'ibyo muvuga. Ikindi ni ukurinda amaguru yawe, ukamenya aho ugomba kujya kugira ngo utazavutswa iki gihembo. Amen. Rinda amaboko yawe, menya ibyo ugomba gukora, menya mesaje ugomba kwandika, menya ifoto ugomba kohereza, menya ariko tugomba kohereza. Ibyo byose ni bimwe mu biranga umuntu utegereje uyu muntu uzaza guhemba, kandi uzaza guhembwa hanyuma agahabwa iki gihembo bikurikiranye n'imirimo nakoze. Amen. Icya kabiri twaravuze ko umuntu asabwa kwitoza. Yitoza mu biki? Yitoza mu gusoma ijambo ry'Imana, yitoza mu gusenga. Ibyo twabivuzeho kenshi. Amen. Icya gatatu twaravuze ko umuntu asabwa kwigomwa. Kugira ngo umuntu ahabwe igihembo bisaba ko hari icyo wigomwa, hari ibyo wibuza. Ibyo twabivuze. Amen. Icya gatatu twaravuze ngo ni igihembo. Kugira rero umuntu ahembwe hari ibisabwa kugira ngo ahabwe iki gihembo. Twavuze bisaba uyu muntu kugira ngo ahabwe iki gihembo, icya mbere asabwa kuguma mu kwizera. Icya kabiri asabwa kwirinda icyaha. Icya gatatu asabwa kwihangana mu bigeragezo byose. Icya kane asabwa gukomera mu murimo w'Imana kandi agakorana umwete. Icya gatanu ni ukudacogora umurimo wo gusukura w'Imana kugira ngo azahabwe iki gihembo. Amen. Icya nyuma twavuze rero imirimo tuzaza guhembwa. Muri Matayo ibice 5:27 aravuga ngo si bari bavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bw'Imana keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ni ukuvuga ngo si abandi bose baza guterana ku cyumweru, si abandi bose barepeta, si bariya bose baje mu ivugabutumwa, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, abo nibo bazahabwa iyi ngororano dutegereje. Amen. Mukomere ijambo ry'Imana amashyi. Ugomba bakopeshe abatari bahari. Hanyuma tugiye kuganira rero ko dutegereje ingororano, ko dutegereje igihembo, ko dutegereje bose uzaza kuduhemba, ko turimo dukora, none bigende bite? Tugiye kuganira amagambo atanu. Ndavuga birindwi nyine, mu gitaramo ivuga atatu. Tugiye kuganira, Bibiliya yavuze ngo wewe usinziriwe kanguka uzuke. Kristo abona uko amukurikira. Mu Baroma haravuga ngo mukomeje kugenza gutyo ngo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye. Haleluya. Ngiye kubaganiriza ibintu bitanu bituma byoba impamvu yo gutuma udahabwa ingororano kandi warakoze.
warakoze pe, wararirinze, wayoboye iteraniro, uri umukuru w'itsinda runaka. Ngiye kubaganiriza amagambo 5 ashobora kuba impamvu yatuma udahabwa izi ngororano. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Amen. Ayo magambo tugiye kuganira navuga gutya ngo haleluya. Amen. Tugiye kuganira ijambo rya mbere ni rivuga ibitotsi no gusinzira no gukangura. Gusinzira cyangwa se ibitotsi bishobora kuba impamvu imwe yakuvutsa ingororano. Muri ibi bitotsi cyangwa muri gusinzira turaganiramo amagambo 5. Ijambo rya mbere ni ibintu bitera ibitotsi. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ni ibimenyetso byerekana ko umuntu yasinziriye. Amen. Amen. Igikurikiye ni abantu basinziriye n'ingaruka ibyo bitotsi byateye. Haleluya. Icyane ni iki twokora kugira ngo tudasinzira? Ni iki nakora kugira ngo ndusheho kuba maso? Tegereza uyu muntu wasize avuze ngo ndaza vuba kandi nkuzaniye ingororano kugira ngo nguhembere imirimo uri gukora. Haleluya. Haleluya. Bibiliya itubwira uburyo butatu bw'ibitotsi. Ibitotsi bya mbere ni ibi bitotsi bisanzwe bya kawaida twese. Mubona uko twicaye hano, nimugoroba nidutaha tugeze mu rugo tumaze gufata akawunga n'ibikurikiyeho, umubiri uratubwira ko turusha kandi ukubwire ko ukeneye kuryama. Ugomba kuja kuryama ukaruhuka. Ubundi mu mategeko usabwa ko umuntu agomba kuryama amasaha 8 kugira ngo umubiri umere neza, usinzire, wongere ugire imbaraga, ubwonko bwongere busubire. Ibyo bitotsi nta kibazo bibiri bigiraho. Uramutse usinziriye ibi bitotsi bisanzwe, ariko mu mutima, mu bugingo uri maso. Haleluya. Haleluya. Impanda nivuga uzayumva, uzakanguka, usanga ni umwami mu kirere uje guhabwa ingororano z'imirimo wakoze. Niba ari myiza uzayihemberwa, niba ari mibi uzayihanirwa. Kuko haruguru havuze ngo, haravuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, n'uwera agume yezwe. Amen. Hasi niho havuga rero ngo dore ndaza vuba kugira ngo ngororere umuntu. Ibitotsi bya kabiri Bibiliya ivuga ni ibitotsi Bibiliya yita gupfa. Iyo umuntu apfuye tukajya kumushingura, tukarira, tukababara, Bibiliya byo ibyita ngo ni gusinzira. Pawulo yandikiye Abikorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto ibice 15:51 aravuga ngo ntabwo tuzasinzira twese. Haleluya. Haleluya. Ahubwo twese, mu yandi magambo, ntabwo tuzapfa twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako guhumbya no guhumura. Yandikira Abakolosaya arababwira ngo ntimubabare nk'abantu badafite ibyiringiro. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko impanda y'Imana izavuga ngo hamwe na marayika, n'akamo ka marayika ubwo azaba aturutse mu kirere. Haleluya. Ngo nuko abapfuye cyangwa se abasinziriye ibi bitotsi ngo nibo bazabanza gukanguka. Magambo yumvikana, nibo bazabanza kuzuka, bazazuka, bazakanguka kubera ko basinziriye ibitotsi Bibiliya yita mu bundi buryo bwo mu mwuka bari maso. Bibiliya iravuga ngo abapfuye bumva nibo bazumva impanda.
bapfuye bizeye Imana, impanda nivuga bazakanguka basangane umwami mu kirere, kubera ko ubugingo bwabo azaba ari ubuzima bapfuye mu rupfu. Ibyo bitutsi bya kabiri nta kibazo bigira. Ibitotsi tugiye kuganiraho rero ubu nyine ni ibitotsi byo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Amen. Gusinzira ibitotsi byo mu bugingo bishobora kuba impamvu imwe yatuma utazahabwa izi ngororano turimo tuvugaho. Ibi bitotsi babwiye ko ni ibitera ibitotsi byo mu bugingo ni ibihe. Icya kabiri, ibimenyetso byerekana ibitotsi ni ibihe. Icya kane, abasinziriye ibi bitotsi byo mu bugingo n'ingaruka zatejwe n'ibyo bitotsi. Hanyuma niko umuntu yakora kugira ngo akanguke abe maso, atavutswa izi ngororano, atazabona ingororano z'imirimo yakoze. Amen. Ababekazi twagiye ntacyo turusha abandi. Yesu mwana igitera ibitotsi byo mu bugingo. Icya mbere ni ukuba umukandida cyangwa se kwimika ibyaha mu mutima. Igitera ibitotsi byo mu mwuka, umuntu agasinzira mu buryo bw'umwuka. Kimwe mu bintu bibitera ni ukumukandira, kumufatanyabikorwa, kwimika ibyaha mu mutima. Bibiliya iravuga ngo ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Ubaroma ariko bavuga muri Yakobo hakavuga ngo icyaha irari ngo riza ritwita. Iyo umuntu yagize irari cyane, irari ngo riza ritwita rikagirira rigakura, yandi igakura, yandi yamara gukura ikabyara icyo bita icyaha. Icyaha nacyo ngo kikabyara icyo bita urupfu. Mani tubabarire. Iyo umuntu yabaye mu buzima bw'ibyaha, akamenyera ibyaha, agakora ibyaha, kandi yamara agakoreraho imirimo y'Imana, agakora icyaha none akakirega ejo akagisubiraho, bikaba ngombwa noneho ko abimenyera bikaba ubuzima, icyo Bibiliya yita umutimanama ugapfa. Kuko umuntu agira abamarayika bamugendaho. Marayika w'Imana aba ari hano, marayika wa Satani akaba ari hano. Marayika w'Imana iyo yari yije muri wowe zari kubwira ngo kora iki, marayika w'Imana akabwira ngo sigaho, abana n'Imana nibo bakora. Iyo wumviye rero ugakora icyaha, iyo umuntu agikora icyaha bwa mbere ari umukristo, aza yumva umutima umuriye, baza baririmba, bavuga ijambo ry'Imana, basenga, akabona ari we bahaye bavuga ijambo ry'Imana ryaba rivugwa, akumva ari we bahaye babwira. Hari umugabo umwe yahaguse kuvuga ubutumwa, umugore yicaye mu ntebe yari arabwiriza ngo arangize ijambo ry'Imana kugira ngo rivuga ngo ni inkota wizikebera mu bwiyo. Arabwira ngo se warase kubwiriza ari uhawe amakuru ngaho cyangwa umbwira kubera ko aho ndeba warebye
abandi bose bari hafi. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ririmo rivuga, umuntu akaba agifite wa marayika ukomanga, aba agifite umutima wo kumva Imana. Bibiri zivuga ngo bagifite umutima utarabaye akahebwe, ariko iyo umutima wabaye akahebwe, ijambo ry'Imana riza rivugwa akumva ni ibintu bimenyereye, kuko icyaha yakigize ubuzima, akumva ni ubuzima busanzwe. Icyo gihe rero iyo umuntu yibitse icyaha mu mutima, ni impamvu imwe itera gusinzira mu buryo bw'umwuka. Noneho wasinzira, impanda bivuga kubera izo mpamvu z'icyo bitotsi, ntabwo uzayumva kandi ntuzahabwa izo ngororano. Imana itubabarire cyane, Imana iturinde gusinzira no kwibika ibyaha mu mibiri yacu. Cya kabiri gitera ibitotsi byo mu mwuka ni ibihe, guhura n'ibihe. Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo kura mu bwoko bw'igihugu cy'uburetwa ubajyane mu gihugu cy'isezerano. Gutegeka kwa 2:8-11. Aramubwira ngo ariko umva icyo mutegeka, bwira iri teraniro ubabwire ngo mwirinde cyane kandi ngo murinde imitima yabo. Haleluya. Ngo nimumara kugera mu gihugu mwasezeranijwe, ngo mukarya mugahaga, ngo mukubaka amazu mukayabamo, imikumbi yanyu inka zikororoka mu biraro, ngo muramenye mutazibagirwa Imana. Mu yandi magambo, muramenye mutazasinzira ibitotsi byo mu mwuka, impishi itazatuma musinzira, umurengwe utazatuma musinzira. Amen. Bari mu bihe by'ubutayu barimo basenga kugira ngo Imana ibakure mu butayu nk'ubu turimo, ariko Imana yo ntiyari ibareba mu hano mu butayu. Imana yari ibareba bageze mu gihugu muri Kanani, igihugu cyose barimo barya umwuka, nta bibazo by'abana bihari, nta bibazo by'imyambaro bihari, nta bibazo by'ubuzima bihari. Imana ibwira Mose ngo ihanangirize abantu hariya hirya bamaze kwambuka Yorodani, ndimo ndahabona ibitotsi, ndimo ndahabona ingonera. Bwira abantu ngo baramenye nibagera mu gihugu babazirinde gusinzira. Haleluya. Barinde imitima yabo. Ibihe bibi nabyo bishobora kukugeraho. Ushobora kuba umumama ugahura n'amagambo mu iparuwasi, ugahura n'amagambo mu itsinda ry'abamama awuyoboye. Ushobora kuba umumama uyoboye, ushobora kuba umuririmbyi, ushobora kuba uri protocol, ugahura n'amagambo akunaniza, ugahura n'amagambo aguca intege, bigatuma muri wa murimo wibaza ko wabikorera Imana, ukibaza ngo ese ni iki nakoze,
biba kuki, bigatuma wocika intege, bigatuma woreka umurimo Imana yaguhamagariye. Muri kwa kureka Satani akakurasa imyambi ugasinzira kubera ko wageze muri ibihe bibi, kandi hazahanurwa abakozi. Amen. Ibi Abrahamu, Bwana asifiwe. Imana iramubwira ngo Abrahamu, ngwino nkwereke, zana igitambo, shaka inuma, shaka isekurume y'intama n'ihene, hanyuma kubwire. Arabitunganyije igitambo, amara kubitunganya, Imana iramubwira ngo fata igisizo, wirinde gusinzira, ube maso, urinde ikibi cyawe. Fata igisizo, arahugisa mu gitondo. Ibihenti Abrahamu aratangira arahugisa, wageze ku kirenga zuba nimugoroba, abo gacuma arara. Kuragira ngo kuyobora mama se byoroshye, kuragira ngo kuyobora urubyiruko rumeze kuriya byoroshye, kuragira ngo kuyobora abantu ba AI muri iki gihe biroroshye. Oya, hazahanurwa uwakoze, kandi hazatukwa uwakoze, hazahavugwa wikukivi. Amen. Hallelujah. Igiti iyo kihaye kiravye indavyo nico kiza giterwa mu mifuko. Wo kuvuga iki ntacyo wayikora, wo kuvuga iki ntacyo ufite, ariko iyo umuntu ari ku murimo, nibwo Satani azavuga ati uyu muntu muri Metodiste arashaka kuzana impinduka, arashaka kuzana ubujutsi, ushaka gutera ibijuju, turebe basinzira mu bitotsi, ariko abantu babaye maso azakomeza kubaguza. Nanjye Marayika w'Imana arazamuka Ibrahim, sinitaye ku masaha wakoze, sinitaye ku muhusha, ariko gusa kuko utabaye maso, ariko kuko utabaye maso, ngurindi n'icaniro inkomozo zikaba zakiguyeho utabaye maso. Ubwoko bwawe imyaka 430 igihugu cy'uburetwa bakoresha imirimo y'agahato, ntabwo bahindura tibikunda kubera kutabaye maso. Ibihenti
kwita ku magambo ashaka kuvutsa ingororano ndaza vuba zanye ingororano kugira ngo ngorore umuntu wese ibikwiye yakoze wanasema amen. Biroshe iyo umuntu ari mu bibazo arwaje ari mu bukene, kubona amashuri y'abana bigoye, kubona umwambaro bigoye, ni ukuvuga ngo icyo gihe buri wese arabona kuza kumusozi gusenga agasaba. Ariko tuzomenya abanyamasengesho beza bo muri metodiste, tuzamenya abadamu basenga Imana koko mu gihe mu gikoni hazaba harimo agafuka k'umuceri, hakabamo agafuka ka kawunga, hakaba harimo igitoki, afite firigo mu nzu irimo amata y'inyange y'inshushu, ikabamo amata y'inyange y'ikivuguto, ikabamo ji, ikabamo imbuto zose zishoboka. Abana atakihaye abazwa minerval, ari mu nzu nziza, adafite ikibazo cy'inzu, nta kibazo cya transport, afite imodoka ye, yarangiza ibyo byose akabirengaho, akaja imbere y'Imana akabwira Imana ngo Mana, dore urugendo rurakomeye, ndasaba ngo umpe imbaraga zituma irya ngahabwa umurenga ukaba kibagirwa ngasinzira ibitotsi byo mu bugingo. Akaja gusenga atagiye gusengera minervale y'abana, akaja gusenga atagiye gusenga ngo abana bakingwa, akaja gusenga atagiye gusengera kawunga. Icyo gihe nicyo gihe hamenyekana umunyamasengesho ufite umutwaro wo gusenga, akabwira Imana ngo ndinde gusinzira. Umurengwe hari abantu basenze Imana mu bukene, agakubita amafunga amasengesho, agakubita seki minsi atatarya yinginga Imana, Imana ahindura amateka, Imana ahindura amateka. Ariko kugira ngo wowe ubone afashe igihe cyo gusenga ngo Imana y'Imana iki niba cyarakugezeho, uri umukristo uri mu rugendo ruja mu ijuru, uri umukristo uri ku rugamba uhanganye na Satani, ukabona iminsi ibiri yashize udafashe Bibiliya mu isomo, ukabona iminsi 3 irabaye udasoma Bibiliya, ukabona icyumweru kirashize udasoma Bibiliya, uri mu bitaro kwa muganga muri soins santife, ni ukuvuga ngo urimo bomboni. Icyo gihe dutegereje gusoko kukakanyuma karandi, ntabwo ukihumeka, ni ukuvuga ngo urimo urahumekera mu bijuma umwuka bagutisha. Iyo umukristo ari ubuzima budasoma zanditse, iyo umukristo abaho atagisoma Bibiliya, impamvu yakubujije gusoma Bibiliya, iki ni kimwe kikwereka nta gushidikanya ko wasinziriye. Mari tobari Bibiliya Pawulo yanditse ngo ibyanditswe byera byose cyangwa se ibyahumetswe n'Imana byose ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse ngo ageze ku rugero rwiza rwa Kristo
ikirori twireba ni miriwari n'indorerwamo itubwira uko tumeze. Haleluya. Ariko niba utagisoma Bibiliya menya ko wasinziriye. Ikindi cyerekana ko umuntu yasinziriye ni ukuba ubuzima budasenga. Umukristo aba hadasenga. Bibiliya ivuga ngo musenga ubudasiba, musenga ubutitsa. Gusenga ni ugushaka kumva Imana. Imana irimo iravuga iki kuri njye, Imana ivuga iki ku muryango wanjye, Imana iravuga iki ku bana banjye, Imana iravuga iki ku itorero. Cyakabiri, gusenga bitwinjiza mu guhishurira ubushake bw'Imana kuri paruwasi ya Metodiste. Haleluya. Gusenga bituma tumenya ubushake bw'Imana. Imana ikatubwira ngo ugomba kuja aha, iki ni cyo gihe cyo kugenda cyangwa igihe si cyo kugenda. Tuza nubwo ibi wari ubibona ko byari bikwiriye kandi byari bije kwihuta ngo bitabara, ariko hano imbere hari akaga. Mwana wanje aho kugira ngo ingorane uzasubire, reka gusenga bitwinjiza mu bishuri ubushake bw'Imana. Amen. Amen. Cyakabiri, gusenga bituma tumenya niki Imana ikeneye. Umunsi umwe ngo gisiye senga abwira Imana ati wabaye Imana Penina mukeba watamenye nikina mama iminsi yose mbona masengesho ariko wari umwana none wabaye Imana kugira ngo bamenye ko nzasenga n'umukozi wawe. Ariko umunsi umwe wari igahita gato mbabwira muri paruwasi, basanga abahungu b'abayedi bakora mu butanzi, basanga bakorana nyanga, barajabura, barasambana mu ihema ry'Imana. Ana basore yagira agahinda, wagira agahinda Imana umwana wa mbese ntabwo uyu mwana nakwemera ko aja kwiga, ntabwo nakwemera ko aja gucuruza, ntabwo nakwemera ko ajya hanze. Numbese umwana nzamuzana mu rusengero ngo aze akure mu mabandi. Nagize agahinda kizima. Amasengesho atuma duhishurwa tukamenya iki ku mutima w'Imana, tukamenya ikibabaje Imana. Ubundi warasifiwe. Ibyo dukeneye bihishe mu by'Imana dukeneyeho. Haleluya. Ibyo dushaka ku Mana bihishe mu by'Imana dushaka. Ana yari akeneye umwana, Imana nayo ikeneye umutamzi wahagarara ngo agarure icyubahiro cy'Imana mu nzu y'Imana. Noneho Ana amaze gusenga abonye ibiri mu nzu y'Imana bidakwiriye, bihari bikorwa ngo agire agahinda, asubira kubwira Imana ngo wowe aha. Imana iravuga ngo nabo bandugere ubwo ushatse umwana wo kuza mu nzu yawe ngo abe agarure icyubahiro cy'Imana. Barasifiwe. Baramubwira ngo umwana wawe mutahe asanga cyane.
ibimenyetso byerekana ko umuntu yasinziriye. Amen. Ibimenyetso byerekana ko umuntu ashobora kuba yasinziriye ibitotsi byo mu mwuka. Icya mbere ni ugutakaza urukundo rwa mbere. Muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe, Bibiliya iravuga mu Byahishuwe ibice biri mu murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Bibiliya iravuga ngo yewe Efeso, muzi imirimo yawe kandi muzi umuhati wawe, ngo nzi no kwihangana kwawe, ngo nzi yuko utazubasha kwihanganira abanyengeso mbi, ndetse ngo no mu gihe cya Antipa wanasifiwe, ngo wemeye gutukwa kubw'izina ryaje. Haleluya. Ariko wabituka ngo ukoreze urukundo rwawe rwa mbere. Iyo urukundo gutakaza urukundo rwa mbere, urukundo rwa mbere ni urukundo. Pawulo yaranditse aravuga ngo umuntu wese mugume uko yarari agira moto ule wa kwanza. Iyo umuntu akiri mu muriro wa mbere akizwa mu rukundo rwa mbere, akunda umurimo w'Imana, atanga amaturo adahatirwa, atanga icyacumi batarinze kumuhamagara, arashima kama akora protocol, arazinduka agakoropa atitaye ku mashimwe y'abantu. Uwo iyo ni umusukumo mu rukundo rwa mbere. Ariko iyo urukundo rwashize ukaza usigara gukora umurimo w'Imana uhato, uza kurepeta ari uko baguhasi, uza kurepeta ari uko gusa ngo utinye umugayo, wasinze uyu munsi n'uyu munsi ntiwongera, ukaza gusa ari ngo umuhango w'itegeko. Urukundo rwarashize. Icyo ni ikimenyetso kiranga ko ushobora kuba warasinziriye. Kandi tubabarire. Icya kabiri ni ugucika intege. Gucika intege. Ariko abantu bacitse intege muri iki gihe. Ushobora kuba warahuye n'intambara, ushobora kuba warahuye n'kunaniza, ushobora kuba warahuye n'amagambo bigatuma ucika intege, bigatuma usinzira ibitotsi byo kubwira. Mari tubabarire. Gucika intege. Kandi nawe wazacika intege umuntu wakoze urukundo. Hari igihe ukora umurimo w'Imana ukawukorana ubushake, ukawukorana umwete. Satani yareba ukuntu watanga umusaruro w'Imana, Satani agakinga irembo ryo kugira ngo ugabwe igitero, ari umuntu wacobora, ugacika intege, ukarambika. Wamara kurambika, haleluya, amen, wanasifiwe, haleluya. Muri hano yego, reka sabe abasore kabatubaza wiruke vuba bere umuntu ndazacika intege. Ibihe ndashobora gukura icyo yavuze, iherezo kandi ihagaze. Nabyo umuntu batiza ndashobora aho ngaho. Ibihe ndashobora
uyu ni umunyamasengesho aza asenga nta kindi cyubahiro adategereje ko bamuhemba nta mushahara, agasenga kubw'umutwaro, agasenga kubw'agahinda k'umurimo w'Imana, agasengera abarwayi. Aba ni abakristo, uyu arareperezanta abakristo ba Metodiste. Murabona ko ari mu gicucu. Uyu ni umunyamasengesho, uyu ni umuramyi, uyu ni pasiteri, uyu ni umudiyakoni. Ni ukuvuga ngo abantu baperezanta inkingi zose za Metodiste. Noneho uyu akora umurimo we, araza akaramya agahimbaza mu gitondo adategereje umushahara. Wadafiwe akaza akaririmba abantu bagafasha, akabwira abantu ngo mufite ibibazo murwaje mwihangane Yesu araje. Yesu hano haje umuntu wari ubaba ufite ibibazo murwaje mwihangane Yesu araje. Yesu hano haje umuntu wari ubabaye, hano haje umuntu wari ucitse intege yahuye n'amagambo hariya hanze amakirize n'ibindi, bavuga ngo Yesu araje, agasubizwamo imbaraga, agahaguruka agatanga haleluya nta kibazo. Uyu nguyu bagakora umurimo mu kanya, hano hatanahaguruka. Yashaka gucika intege, yashaka amagambo yo kuvuga Boga, boga, boga. Nyamaza mwiza. Uzi ko abantu bari guheba. Uyu wabaguheza. Reba ufite uwaje Kigali ko rabundi bahemba. Ngo kumwambuka gufata ubundi. Wewe ko enda wicara mu nzu. Uyu yari umudiyakoni, yazaga mu gitondo kare agahanagura intebe, agakoropa, twese tukaza twambaye neza, umuntu akaza yicara atikanguye ku ifu. Uyu akaza yitwa Fredi. Reba imyaka ugize ku mudiyakoni, ubu we wo gusengera ku mwarimu urabona ko udashobora wendi wambaye uzaza uhanagura nk'umugabo cyangwa se uhanagura intebe buri cyumweru, hari umushahara uzabona. Wowe uzaba mu mudiyakoni kubera ko iyo batagusengera uzi ubona ko pasiteri akurusha cyambere. Wewe ni umusaza, wewe urabwo waranize none ubundi sinize ndi umugarage bandi lisansi izi n'icyongereza, maze pasiteri ntazi n'icyongereza. Ubu bansengeye njye ntibyakunda, agacika intege Fredi, reka Fredi kagenda. Mwabonye abakristo igicucu bari barimo, za ndirimbo y'amasengesho yasengwaga, yari ari mu gicucu ameze neza. Ubu atangiye kunyagirwa, arasubira yumva za ndirimbo zamuhumurizaga, arongera asanga intebe zihanagura, arongera asanga urusengero rukorobye. Kera ingaruka zatangiye kuzaho, abakristo batangiye gucika intege. Uyu munyamasengesho hajya wowe ndashima nawe akaza akamwambara kandi ndashima akabase abandi nyinshi babisenga bagakanda akanyenyeri. Noneho uzaba wizirike kuri Metodiste na ryari waza wigenda ukabanza gutambuka gusengera abantu ba Yesu muraba nawe bakakanda akanyenyeri, ubuzima bwahinduka, uzahera mu byo gusenga na ryari. Kandi urashobora yashima yashimiki irakora muhumure tufitima ikome irashobora kwirengagiza Mariya ihondwa abapasiteri, ihondwa pasiteri nawe sara ari kwireba. Reba urusengero rw'umusigaye, inkingi zose azi kwikoresha. Umwana akarabyuka umugabo yabyuka n'undi reka vunika
gucika intege. Amagambo uyu munyamasengesho yarazaga agasenga, uyu muramyi yarazaga agasenga, mugasanga umuriro watse akaramya akamanura ubwiza bw'Imana. Wanasifiwe. Amen. Ndabizi ushobora kuba warivumbuye mushumba, siwe ni Satani. Ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere. Ntabwo turimo dukorera pasiteri, ntabwo turimo dukorera mwarimu, ntabwo turimo dukorera umuntu runaka. Dutegereje bose yaravuze ngo ndaje vuba. Haleluya. Wamaso wisinzira, wahuye n'intambara, wahuye n'amagambo yo guciye intege, zatumye uva muri korali, zatumye utagasengera umurimo w'Imana, zatumye utagitanga n'icyacumi, zatumye utagitanga n'amaturo. Kanguka, iyo myanda yagufasha. Yesu aramukiriye. Amen. Tugani igitero cy'indirimbo kivuga ngo tuzataramana n'abera, tuzaririmba amatsiko. Hanyuma utekereze niki cyaduciye intege. Hanyuma tuza guhamagara tukabubwira icyo gitero. Imana yongere imbaraga, wongere usubiye wambara imbaraga zawe, usubire ku murimo wawe.